Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze. Uyu munsi tugiye kuvuga ku makosa ababyeyi bakora batabizi akagira ingaruka ku mwana. Ndi kuvuga ababyeyi bafite abana bato bari munsi y'amezi atatu, abana b'impinja. Niba rero uri umubyeyi ukaba ukibaruka cyangwa se umwana akiri muto atararenza amezi atatu, ane, atanu gutyo, ntucikwe n'ikiganiro kuko kirajya kurangira wamaze gusobanukirwa ibintu bitandukanye wakwirinda, nyamara abantu benshi bakunda gukora bazi ko rimwe na rimwe ari byiza, nyamara bigira ingaruka ku mwana. Ntimucikwe rero ababyeyi mubyaye bwa mbere ndetse n'abandi mutigeze mumenya ibi bintu, uyu ni wo mwanya wo kugira ngo mukosore ibi bintu kugira ngo abana bakomeze gukura neza mu buryo bwa nyabwo, mu buryo bukwiriye. Ntimucikwe n'ikiganiro. Nshimira cyane mwebwe mwamaze gukora subscribe, mwarakoze kudushyigikira, mwarakoze gukunda ibiganiro byacu, Imana ibahe umugisha. Abashya namwe mbahaye ikaze. Hano ni kuri Ash Vedas twiganirira ku buzima, imibereho, ikintu cyose cyatuma umwana arushaho gukura neza. Niba rero uri umubyeyi cyangwa se witegura kuba umubyeyi, aha ngaha niho hawe, ukore subscribe, uze mu biganiro byacu dukora mu bihe bitandukanye, nzi neza ko biri bukugirire umumaro. Urakoze cyane ko ubyemeye. Twihuse ku nsanganyamatsiko yacu. Ikosa rya mbere ababyeyi bakunda gukora ni ukwizera inama zose wumvise. Ukubwiye ikintu ku mwana, uzamuha iki, uzamukorera iki, ugahita wumva ko ari ukuri. Ni bibi cyane rero kubahiriza inama zose ugirwa ku mwana wawe, kuko niba mugenzi wawe zaramukoreye, nta gihamya ufite ko nawe arizo ukeneye kugira ngo umwana abashe gukira niba arwaye cyangwa se niba zamugirira umumaro. Ni byiza kubanza gushishoza ndetse ukegera abaganga b'abana cyangwa se impuguke muri icyo kintu uri kugirwaho inama, kugira ngo umwana umwiteho bikwiriye, umurinde bikwiriye, umubere maso. Ikosa rya kabiri ni ukwirengagiza ibimenyetso umwana yerekana. Niba umwana yakarabye yonse neza, wamuhinduriye nta kindi kibazo afite, none ni iki kimuriza? Ukabyitaho ukamenya impamvu yabyo, ukareba imikorere y'umubiri we uko akura, ibyo yakabaye akora, ibyo yakabaye ageraho, niba yakabaye anyeganyeza ingingo, yakabaye anyeganyeza amaguru, amaboko, ukabyitaho, ukareba neza niba etape umwana yakabaye ariho muri icyo gihe, niba koko ariyo ariho, ariko nanone udashyizeho umwana puresha, kuko umwana agira igihe akoreramo ibintu, agira igihe yicarira. Ntabwo bivuze ngo niba umwana yaricaye afite igihe iki n'iki, iwawe nawe agomba kwicara afite iki n'iki, ariko hari ibyangombwa by'ingenzi ugomba kureba, ukabona ko bidasanzwe, ukajya kwa muganga hakiri kare, ukegera abashobora kumufasha ku gihe, ukareba amaso ye niba nta muhondo urimo, ugakurikirana utwo tumenyetso twose umwana yerekana, ugomba kudukurikirana kugira ngo urusheho kumufashiriza ku gihe, cyangwa se urusheho kumugeza aho bagomba kumufasha ku gihe bitari byarengerana. Ikosa rya gatatu ababyeyi bakunda gukora ni ukwambika umwana ibintu byinshi cyane cyangwa se ibintu bike. Ni ukuvuga ngo umwana buriya nawe nubwo aba ari umwana, aba ari uruhinja, ari muto, ariko nawe niba hashyushye nawe aba ashyushye, niba hakonje nawe aba akonje. Ntabwo ari byiza rero ko umwana umwambika ibintu byinshi no mu gihe hashyushye ngo umwana ngo ntajye ashyuha. Oya, uramwambika ugereranije
n'uko kirima imeze cyangwa se n'uko ikirere kimeze, n'uko cyaramutse, niba hashyushye cyane ukagerageza nawe kumwambika ibintu bidakabije kumushyuhira cyane, niba hanakonje ukagerageza kumufubika bikwiriye. Ntabwo rero nanone ari byiza guhora upfukiranya umwana cyane, ugasanga noneho na hahandi atangiye kugera igihe atangiye gusohoka hanze, akayaga kamukubitaho gato ugasanga ahise atangira kurwara amagiripe n'ibindi bibazo bitandukanye, cyangwa se ugasanga n'uko kuntu umufubika cyane nabwo ubwabyo muri icyo gihe biramubangamira nubwo aba atabasha kwivugira ngo akubwire uko amerewe. Ariko ni byiza ko niba hashyushye umwana umwambika ibintu bimuhaye amahoro, uzabona ababyeyi benshi bakunda kuvuga ngo umwana ngo ahora akonje, igihe cyose ukabona umubyeyi yafubitse umwana birenze ibikenewe no mu gihe hashyushye. Aya makosa rero ababyeyi benshi bakunda kuyisangamo. Ikosa rya kane ababyeyi bakora ni uguha umwana ibindi byo kunywa bitari amashereka kandi umwana akiri muto ari munsi y'amezi atandatu. Ni byiza ko niba ubasha konsa umwana wawe ku gihe uko bikwiriye, ni byiza ko nta kindi kintu wamuvangiramo cy'imfashabere kandi ataragira amezi atandatu. Uzasanga rero hari ababyeyi usanga baha umwana amazi, ugasanga baramuha ayandi mata, ugasanga baramuha n'ibindi binyobwa bitandukanye ngo bimukize mu nda, kwa kundi umwana agira icyo mu nda akiri mutoya, ugasanga baramuha ibyo kunywa bitandukanye kugira ngo abashe kumera neza. Ayo rero nayo ni amakosa ababyeyi bakora, kuko burya umwana uri munsi y'amezi atandatu ibyo kunywa akeneye ni amashereka ya mama we, ibindi byose ntabwo biba ari ngombwa mu gihe abasha kuyabona ku rugero rukwiriye, ku rugero ruhagije. Ikosa rya gatanu ni ugushyira ibintu ku gakondo k'umwana, ibintu wenda ngo bimufasha ko gakira vuba, cyangwa se ugasanga bigiyeho ku bw'uburangare, wenda hagiyeho amazi cyangwa hagiyeho inkari, hagiyeho ibintu bitandukanye, amavuta bishobora gutuma umwana agira infection ku gakondo ke. Agakondo k'umwana iyo katarakira, ni byiza kukarinda ibyo bintu byose kugira ngo hatava hakazaho infection, ko ubwako karikiza kakamera neza. Naho iyo ushatse kugenda wishyiriraho ibyawe abaganga batakubwiye, abaganga batakugiriyeho inama, ni hahandi usanga umwana ashobora kugira infection cyangwa se akaba yagira umukondo mubi umeze nabi niyo waba warakize kubera uburangare bw'umubyeyi. Ikosa rya gatandatu ababyeyi bakunda gukora bamwe na bamwe ni ukuzunguza umwana. Iri kosa ababyeyi benshi uzasanga barikora, ugasanga arazunguza umwana ngo asinzire, arazunguza umwana ngo ashire ubwoba, hariho n'ababaterera hejuru bakabazunguza. Biriya bintu ni ibintu bibi cyane, biriya bintu ni ibintu bishobora kwangiza ubwonko bw'umwana, ni ibintu bishobora gutera umwana ubumuga, ni ibintu bibi kubikorera umwana mutoya. Ni byiza rero ko umwana ureka kumuzunguza wenda kugira ngo asinzire, cyangwa kumuzunguza kugira ngo aceceke, cyangwa kumuzunguza kugira ngo ashire ubwoba, n'ubundi buryo bwose wamuzunguza ukamuhungabanya ku buryo usanga bishobora kuba byateza ibibazo bitandukanye. Ushobora kuba hari aho wabibonye cyangwa warigeze kubikora ku mwana ukabona nta kintu abaye, ariko burya ntabwo ari byiza kuba utarabonye direct ko hari ikintu abaye, ntabwo bivuze yuko nta kintu byamuhungabanijeho, nta kintu byamubangamiyeho. Ni byiza rero kwirinda icyo kintu, umwana ukamushyira mu mutuzo. Uzarebe nawe umuntu aramutse akuzunguje, akakuzunguza iminota irenze 2, 3, 4 akuzunguza, nawe ubwawe uba wumva ufite ikibazo. Noneho rero ibaze ku mwana muto w'umubebe. Ni byiza rero ko umwana wirinda ibyo bintu byo kumuzunguza ngo asinzire, kumuzunguza ngo aceceke niba yari ari kurira, n'ibindi bitandukanye, n'ubundi buryo butandukanye abantu bakunda gukora ngo bari kumara abana ubwoba.
Ikosa rya karindwi ababyeyi bamwe na bamwe cyane cyane abakibyara bwa mbere bakunda kwisangaho, ni ukutonkereza umwana ku gihe. Umwana muto w'uruhinja ntabwo yakagombye kurenza amasaha 2 atari yonka. Aha ngaha rero kuko abana bato basinzira cyane, hari n'abana bashobora gusinzira umunsi wose amasaha 24, ugasanga umwana arayasinziriye. Hari umwana wanjye nanjye yajyaga asinzira umunsi wose akiri uruhinja, amasaha 24 asinziriye. Aha ngaha rero iyo uri umubyeyi ukibyara bigutera impungenge ndetse rimwe na rimwe ukibaza n'uko uri bumwonse bikakuyobera. Aha ngaha rero umwana ntabwo agomba kurenza amasaha 2 atari yonka. Ugomba kumubyutsa ukamwonsa, noneho ukongera ukamuryamisha akiryamira nta kibazo. Ntabwo ugomba kureba ngo ni uko yasinziriye ngo urenze igihe wakabaye umwongereza, kuko ibyo bishobora kumutera ikibazo cyo kugira isukari nke mu mubiri n'ibindi bibazo bitandukanye. Ikosa rya 8 ababyeyi bakunda gukora ni ugutinda gushaka ubufasha bwo kwa muganga. Mu gihe umwana afite umuriro ugasanga ugiye gushaka utunini, udusiro two kumuha, ugasanga uri kwirwanaho umuha ibintu bitandukanye kugira ngo umuriro ushire, nyamara ikiri kuwutera utakizi, ikiri kuwutera cyo utakivuye. Aha ngaha rero umwana muto burya aba ari fragile, aba adafite ubudahangarwa bukomeye, biba bisaba kumuba hafi kuri buri kantu kose kabaye ku mubiri we. Ni byiza rero ko niba ubonye umwana afite umuriro cyangwa se ukabona umwana afite wa muhondo wo mu maso utari gushira, hari umuhondo umwana agira ariko n'abaganga bakakubwira ko nyuma y'icyumweru uzashira, ari ibintu biba bidateye ikibazo. Ariko niba ubona bikomeje bitari gushira, ukamushyira hanze ku kazuba ka mu gitondo ukabona ntabwo bikomeza gushira, izo ni inama umwana ufite ka gahondo ko mu maso kadakanganye, inama bagenda bakubwira ati ujye umujyana hanze mu gitondo, ugakora ibyo byose ukabona ntabwo bishira, icyo gihe biba bisaba ngo wihutire gushaka umuganga atange nawe ubufasha bwe. Ni byiza rero ko niba umwana afite umuriro, afite ibibazo bitandukanye, afite ibibazo by'impiswi n'ibindi bitandukanye ubona bitari normal cyangwa ubona bidasanzwe, kwihutira gushaka ubufasha kwa muganga aho kugira ngo wowe wirwaneho cyangwa se ukurikize za nama twahoze tuvuga zitizewe z'abantu batandukanye. Twihuse, ikosa rya 9 ababyeyi bakunda gukora ni ukuryamisha umwana nabi. Ugasanga umwana umuryamishije wamwubikishije inda ngo nibwo ari businzire, ngo nibwo ubona aguwe neza, nyamara burya ntabwo ari byiza kuryamisha umwana w'uruhinja umwubikishije inda, umwubikishije amazuru, cyangwa se ushaka kumwubikisha inda noneho we akaba yanakiyubika noneho akiyuka n'amazuru. Ariko usibye n'ibyo ngibyo, kumwubikisha inda aba atsikamiye inyama zo mu nda, aba atsikamiye umutima, atsikamiye ibice bye by'imbere kandi n'umubiri we utari wakomera wagera ku rwego rwiza, ni ukuvuga ngo urwego rwiza rwo kuba nyine aba ari umuntu mukuru. Ni byiza rero ko umwana umuryamishiriza ku rubavu. Ntabwo umwana aryama agaramye, ntabwo umwana aryama yubitse inda, ahubwo umwana biba byiza iyo umuryamishirije ku rubavu rumwe. Ibyo ngibyo biramufasha kutaba yaryamira amazuru, kutaba yagira ibibazo bitandukanye bishobora gutuma umutima we udatera neza n'ibindi byose bitandukanye. Ni byiza rero kuryamisha umwana aryamiye urubavu rumwe. Hanyuma ikosa rya 10 ababyeyi bakunda gukora ni ukudaturisha umwana umubi. Aha ngaha rero guturisha umwana umubi ni ikintu cyiza kuko bituma amashereka atagaruka mu gihe umwana wenda umuryamishije. Aha ngaha rero ikosa ababyeyi bakunda gukora, hari igihe yonsa umwana wenda aramukikiye aramwonsa cyangwa se araryamye aramwonkeje n'umwana yasinzira, ukumva kumukura muri pozisiyo yari arimo uri kumwonsa kugira ngo umushyire ku rutugu umuturishe umubi, ukumva ari bukanguke, kandi rimwe na rimwe hari igihe n'umubyeyi aba ananiwe yumva abonye umwana asinziriye akumva adashaka kumukomakoma, noneho bikarangira atamuturishije umubi.
Ibi rero nabyo ntabwo ari byiza, ni hahandi usanga umwana ashobora kugarura amashereka kandi hari igihe ashobora kuyagarura utari no hafi aho ngaho, ugasanga aramuzibiranije, ugasanga amugiye mu mazuru, ibyo rero ni bibi cyane, ni byiza ko niba umaze konsa umwana umuturisha umubi kugira ngo amashereka abashe kugera mu nda neza, hanyuma aryame neza afite umutuzo. Ni byiza rero gukurikiza inama nziza, kwirinda amakosa atandukanye, ukirinda ikintu cyose cyatuma umwana abangamirwa mu gihe uri kumwonsa, ukamwonsa neza, umufashe neza kandi ku gihe, mu gihe uri kumuha amata niba ibere ritamuhaza cyangwa wenda ufite akazi impamvu zitandukanye, ukamufungurira amata neza ku rugero rukwiriye wubahirije ibipimo, ukamuhindurira pampa ku gihe, ugakomeza ucunga kugira ngo urebe ko atayanduje, bikamubangamira, bikaba byamutera n'ibibazo, kwa kundi umwana iyo yiyanduje ugatinda kumuhindurira, ibyo byose ukabireba ukamubera amaso kugira ngo arusheho gukura ari umwana umeze neza, ari umwana uteye ishema. Ndagushimiye cyane rero wowe twabanye muri iki kiganiro, niba hari icyo kigufashije ukande like, niba uri mushya ukande subscribe, tuzajya tubana mu biganiro byacu bitandukanye. Mukomeze kugira ibihe byiza aho muri hirya no hino, ndabakunda naho utaha. Bye bye.